ariko umugore ni amarangamutima yigendera. Nawe uzabikorera ubushakashatsi uzabibona kugira ngo babandi baririmba ngo mufate neza ngo no hasi araharyama barabeshya kugira ngo rimwe na rimwe abagore iteka nimuvuga logistique ntabwo mwigeze muvuga. Nsubiremo nukuba mwavuze n'ikibanza n'inzu n'imyenda vuga mwerekeye kuri imwe kandi muvuga urukundo rwanyu. Kandi niba unabizi ongera uvuga uburyo yabaye mwizamo ya mavuta uwamuguriye uburyo yatangiye kumugiraho efe. Nakunze uburyo yakanzu ushaye kubera. Abagabo rero zifata nk'amanjwe namanjwe ayo namanjwe kanzu uzahora uvuga ibyo se atambuka tiyesheri uziko ibiro byagabanutsemo kandi comment toujours ibe positif. Uranyumva neza? Positif. Niba inda yabaye nini ntayo wabonye vuga amazuru yaregeranye. Siko turi kujyana inshuti zanjye. Niba mbeshya murambwira ko njya mbona abagabo amusori kubivuga kuri ngiye guhita igicucu ukora comment negative ku mugore wawe. Umugore naratangaye ima agaciro ko kose kari ku buranga bwe, kari ku mubiri we. Zaburi nshya. Mwaramutse nkuko bavuze nitwa Pastor Senga Emmanuel, ndi umupasiteri muri Église Vivante de Jésus-Christ Kimihurura. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana babiri. Sofa mfite umugore umwe. Kuba mvuze Sofa suko nteganye gushaka undi, mfite umugore umwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ubu ndabizi mu byo muri bumbwire mu mutima tugabanyizo amena zawe tukomeza kutuvugisha kuko nabyo biratsa kuturambira. Murazitaba cyangwa mureke nta kibazo. Ntibize kubaremerera namwe. Ngiye urumva hari igihe biratugora tuba twamenyere kuvuga za amena abapastori nyinshi. Numva rwose zitaje nta kibazo. Munyemerere abafite Bibiliya twifashisha umurongo pasiteri yadusomeye, niwo wonyine turi bwifashishe, wonyine gusa. Tuvuga ibintu bigera kuri 5 kugeza aha nanjye Imana inyigisha bijyanye n'iyi topic, iyi theme dufite ivuga ngo nuruhe ruhare rw'umugabo mu kubaka umuryango uzira amakimbirane. Ni mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 3 umurongo wa 7. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 3 umurongo wa 7 kuba afite Bibiliya. Nibaza ko ntantu wakagombye kutayigira kubera ko turazana downloadinga muri telefone. Niyo utaba ufite hard soft copy ukaba ufite nibura soft. Ibice 3 umurongo wa 7 haranditse ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Aya niyo magambo tugiye kuganira, turayakuramo ibintu 5 tuza kuvugaho. Si byo byonyine, hari ibintu byinshi uwari wese yahaguruka akongera akagira icyo avuga byadufasha gutuma imiryango yacu tuyibamo izira conflict, izira amakimbirane. Amen. Kenshi nkiri umusore ndetse maze no kuba ku rugo, numvise nasomye no muri Bibiliya no mu bitabo yuko umugabo asabwa inshingano ye nyamukuru ari ugukunda umugore we nk'uko Kristo ndetse yakunze itorero akaryitangira. Yewe nicyo cyanditswe kirahari mu Befeso ibice 5 uhere ku murongo 22. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo Yesu yakunze itorero akaryitangira. Urukundo, Bibiliya, imitima yacu, amarangamutima, ibitabo dusoma yerekana ko urukundo ari ishingiro, ari base, ari fondation yo kugira ngo urugo rubeho kandi rusustaining rubashe no
no gukomeza kubaho. Ariko uyu munsi simpindura ibyo ngibyo, oya, sindi bubihindure. Ndemeranya na Bibiliya, ndemeranya n'ibitabo, ndemeranya n'ukuri yuko rwose urukundo ari ishingiro ryo kubaka umuryango no gutuma urugo rubaho. Murabizi neza, ujya kubana n'uwo mubana uyu munsi, nibaza ko nta kindi wamushiriye, nta kindi wagiye umushyiriye uretse kumubwira ko umukunda. Hari abantu batari intyoza mu kuvuga imitoma n'urukundo no gusobanura ibyo biyumvamo, ariko ibyo ari byo byose iryo jambo warivuze nibura rimwe cyangwa kabiri ubibwira uwo mwashakanye, umwizeza ko umukunda, ariyo mpamvu wifuza ko mubana. Urukundo rero rwatubereye fondasiyo, rwatubereye umusingi w'urugo rwacu twubatse. Uyu munsi rero ndongeraho ikindi kintu kimwe, maze iminsi nanjye niga nk'umugabo muri iyo myaka 7 hafi n'igice, yewe n'ibyo ndeba y'amahirwe ndi n'umupasiteri, niyo nakiriye nanjye ibibazo by'ingo, nabonye ikindi kintu gikwiriye kugira ngo urugo nibyo ya fondasiyo y'urukundo twashyizeho ibeho. Fondasiyo mwibukiye ariyo foundation, turibuka ko ari urukundo. Urukundo nirwo rugomba kuba umusingi w'urugo rwacu. Niyo mpamvu washyiriye umukobwa amagambo yanda gukunda n'imitoma, urasa na bike, umeze nk'izuba rirashe, bya bindi byose uko umuntu yabishobora kubwira umukobwa kugira ngo yumve ko yamwemeza kumukunda kugira ngo babane. Ibyo rero bimaze abantu gusa bagorana n'abateretesha amafaranga. Hari abagabo batazi gutanga urukundo, bakiringiza abagore babo ibintu bumva ko ari cyo cyatuma babakunda. Burya tuba dutangiriye habi nanone, kuko amafaranga murabizi yitera amababa akaguruka. Amafaranga ntahoraho, ni mu bintu bya mbere biteye impungenge n'ubutunzi bw'isi, ntiburi stable. Ariko urukundo rwo ni fondasiyo mu by'ukuri. Ariko kugira ngo urugo, niba ugiye kubaka inzu nk'uko Yesu yabivuze, uyu muntu iyo yubatse inzu ashyiraho urufatiro ari rwo rukundo. Ariko ibihome na plafo na toiture ntabwo burya ari urukundo. Urugo rwubakwa n'ubwenge. Tugiye kuganira rero ku bwenge bushobora gutuma urugo rubaho. Subiremo bagabo bavandimwe bagenzi banjye, sinje kubigisha ibitangaza abura n'abavuga atari ko buriya agiye kutubwira iki. Reka mbungure untege amatwi gusa dusangire nanjye ibyo numva Imana yanyigishije ku rugo. Urugo ntabwo rwubakwa n'urukundo gusa. Urukundo ni fondasiyo. Ariko kugira ngo urugo rukomere ruhagarare, reka nsubiremo nk'uko Petero yanditse, hari ibyo yabanje kubwira abagore. Niyo mpamvu yavuze ngo namwe bagabo nuko hari ibindi nabagiye kubasaba, namwe hari ibyo mbasaba, mwerekane ubwenge mu byo mugirira abagore banyu. Amen. Ntiyababwiye ngo mwerekane urukundo. Of course rurahari, urukundo rurahari. Murabizi iyi ni blague twumvise, yenda niba utarayumva ntacyo ndeka nyisubiremo, niba yarayumvise nawo ntago bintera isoni kongera kwisubiramo. Abagabo ngo muri kamere yacu uko duteye, abona abapsikologe bagerageje kwetidia karakteri y'abagabo, ibintu byacu byose ni achievement, tuba dushaka kugera ku bintu runaka. Umugabo yiga amashuri avuga ati nindangiza kaminuza nzabona ishuri, nzabona akazi. Yarangiza kaminuza agakosha ngo asa n'ufite bike abarimo akosha, gukosha kwa kundi mu ishuri badukosoraga, abarimo akosora. Hanyuma akavuga ati ubwo mbonye akazi rero igikurikiraho no gushaka umugore. Agatangira akarambagiza, kareburiya, nanone yamubonye agashyiraho imbaraga zose kugira ngo amugereho. Iyo abonye umugore ngo ahita akosha, niko bimeze mu mutima, aravuga ati ndamubonye, akavivura. Hanyuma akavuga ati ubwo rero mbonye umugore igikurikiraho ubu nukubaka inzu, agarwana n'imbaraga agashaka ikibanza, iyo akibonye nabwo akagira gute, agakosha. Swati sindagura imodoka, agenda avivura. Umugore we si uko nguko. Iyo umubwiye ngo ndagukunda, chérie I love you, rwa rukundo, mu mutwe we abazi ko nagera mu rugo atazongera kugendesha ibirenge hasi, azajya agendera mu kirere. Urumva, abazi ko niba bimeze bityo mukiri abasheri mu rugo ho c'est paradis, ni paradiso agiye guturamo, which is wrong. Bitari byo, kuko umugabo we yamugejeje mu rugo arakosha, ibitekerezo bye byose none bikerekeza ku kindi. Rero ngo umugore yigeze kubaza umugabo akajya ngo atariko sheri urankunda. Rimwe aramubwira ati umva nkubwire, hashize imyaka 20 mbikubwiye, nibihinduka nzakumenyesha. Nuko abagabo bateye, iri ya 20 nkubwiye ko ngukunda, nihagira igihinduka nzakumenyesha. Tu vois,
kandi umugore we yari azi ko noneho nimubana uzajya wikangura ukavuga ngo je t'aime, hanyuma bwacya mu gitondo mbere yo kwiborosa umubwira ati I love you, hanyuma nibigera saa 9 umubwira ati noneho ishiribindisha, ubwo ni mu kiratini cyangwa mu nuko batekerezaga. Naho mwebwe za love you wazivugaga kugira ngo ugere kuri achievement. Batekereza ukuntu duteye. Niyo mpamvu rero urugo rwubakwa n'ubwenge. Haleluya, haleluya. Nagiye mbona abagabo baza bakambwira ati ariko pastor njyewe ntabwo numva buriya abagore bateye bate. Ubwo ni umugabo, umugore we yaciye inyuma. Wa mugabo kiso respect actually, umureba ukabona ko ari umugabo wiyubashye, arabizi ko akomeye, afite amafaranga, niyo avuga nyine urabona uyu mugabo yazi ko yakomeye, urabibona nawe. Ijwi riba ryarahindutse, ashyiramo ubutinde mu kuvuga za abari nyinshi. No, you know, noneho yize avanga icyongereza n'igifaransa, ariko niyumva uburyo umugore we yatwawe n'agahimbiri k'akagabo. Kera gahimbiri vrema burese agashaka hiki kugira ngo uzanamwumvishe ko arimo aratekerereza ikibazo aho kitari, nabyo biragoye. Banza wumve ko kubera mujyanye nyine afite icyo yamuhaye wowe utamuhaye, kubera mutwaye akarinda ubwo bagira ubwo baryamana wowe yakubuzemo icy'ingenzi. Mbega witiranije ibyo umugore akeneye n'ibyo wowe ufite. Amen, amen, amen. Rero tugiye kuganira ibintu bitanu munsi, ariko abagabo bakwiye kongera kwerekanira mu bugenge. Nshuti zanjye, muri iyo myaka 7 narize pe, kandi Imana yarakoze yanshishije bugufi. Ubwo nubakaga nagiye gukora ubukwe ndi hafi yo kuba na pasteur, barambwira bati ugomba kuza mu nyigisho z'abitegura kubaka. Icyambere cyaje mu mutima, nibajije abantu icyo bazanyigisha. Bara abantu bazanyigisha iki? Mbikorera kubaha gusa, ariko mu mutima wanjye nuzuye ubwibone ko ntacyo ngiye kwiga. Baranyigisha of course, numva hari ibyo menye, ariko icyanangaje ni uburyo nagiye mbona 0 maze kubaka urugo. Nkabona bya bindi banyigishaga namara mu kugera mu rugo nkabona ntabyo narinzi, actually ntabyo nzi. Noneho ubu ngubu naciye bugufi, ndumva meze nk'umwana ushaka kongera kwiga ubwenge. Amen, amen, amen. Mbega ubu ni igitangaza antuka Desire nabo bafatanije murasenga vraiment. Kubona abagabo bangana nkamwe bitabira conference y'abagabo, ubwabyo ni igitangaza. Nicyo kintu kibaho mbonye gikomeye. Uzi impamvu ntimujya muzi ko mubizi, na including me, na kuzi ko tuba tubizi. Barasagiye kutubwira iki? Kandi mu by'ukuri ntabyo tuzi. Nkuko yatubwiye turaza kubivugaho. Abagabo twitiranya cyane twitiranya guhinga no kurinda. Turabyitiranya, tukibwira ko niduhinga ibigega bikaba byinshi, tukaba someone, quelqu'un. Umugore wacu nta kindi azaba dukeneyeho, ntabwo ari byo ditu. Amen, amen. Bagabo bagenzi banjye rero, reka nongere mbashimire ko mwanyemereye kuntega amatwi. Mbizi neza ko muzina byinshi kundusha ngewe. Imana ishimwe cyane. Gukunda umugore, Bibiliya avuga ngo ukunda umugore we aba yikunda ubwe. Ni biri bivuga gukunda umugore wawe sukumugirira neza, no, ni ikimenyetso cyuko nawe wikunda. Ngo nta muntu ubaho wakwiyanga. Gukunda umugore wawe ni ikimenyetso cyo kwikunda ubwawe. Ariko nkuko nabivuze, inshingano yo kubaka urugo, umuryango ukaba uzira amakimbirane, byo birenze gukunda umugore wawe, ahubwo bisaba ubwenge. Ubwenge nibwo kubaka urugo rukabaho ruzira amakimbirane. Urukundo nirwo rutera urugo kubaho, ariko ubwenge nibwo ruhagarika urugo. Urukundo rutera urugo kubaho, ariko ubwenge bwo nibwo butera urugo gukomeza kugira gute kubaho. Muri bukawa mugani bacira abagore bakavuga ngo ubwiza bw'umugore ngo buzamugeza ibwami, ngo ariko ubwenge bwe nibwo buzahamugumisha. Reka none mbihindure, urukundo kumenya gukunda nirwo ruzatera umugabo kuzana umugore akamwemeza akamugeza mu rugo. Ariko kugira ngo urugo rwe rubeho ruzira conflict, byo birasaba ubwenge, nibyo bizatuma urugo rwawe rukomeza kubaho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, hari ngewe nk'umupasiteri nagiye mbona ko hari ingo zitazabaho. I'm sorry to say, ukareba urugo ukabihamya ngo uru rugo ntiruzabaho.
ukaba wafata n'ikaramu ukabisinyira, uru rugo ntabwo ruzabaho. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi ntirwigeze rubaho no mwiterura. Nzi umukobwa wakundanaga n'umusore, noneho barakundana ariko umusore nta mafaranga afite. Umukobwa ahura n'aba basore bari andursi, les jeunes andursi, babandi bafite imyaka batinze, afite amafaranga menshi. Arangije asezerera wa musore ajya gukundana na wa wundi. Arangije aramubwira ati nyemerera ngende nikundanire nawe, tuzamarana amezi 5 gusa, hanyuma nibonere kashe nzagaruka dukomezanye. Turi kujyana. Baragenda barasezerana, ivanga mutungo risesuye rusange. Nyuma y'amezi 4 wa mugore asaba divorce. Kuvuga rero ngo urwo rugo rwasenyutse ntabwo ari byo, kuko no mwiterura ntirwari ruhari. Ibyo mvuga birumvikana, kuko wagiye kurwubaka n'ubundi agiye gusenya. Turi kujyana abavandimwe. Hari uwo nze ejo bundi yarasenye. Byagenze bite? Ba basore bajya hanze muri Amerika, yagerayo akavuga ati mushakire umugore mu Rwanda, mushakire umugore mu Rwanda. Murabizi ko bohereza abasendinga ifoto gusa kuri Facebook. Abakobwa nabo barahari biteguye, bameze nk'ibicuruzwa, bavuga ati afite akantu azanjyana muri Amerika. Yakoraga mu ONG, afite passeport international. Hari umusore rwose ufite uburyo. Noneho umukobwa umwe nyine aramwemera, baza bakora ubukwe mu Rwanda, biba byiza, hanyuma basubira muri Amerika. Nako babaga mu Buhinde, basubira mu Buhinde. Bageze mu Buhinde babyarana umwana, bitegura ngira ngo no kubona uwa kabiri. Umugabo abwira umugore ati rero akazi kasana kenda kurangira, tugomba gusubira mu Rwanda. Umugore ashaka passport, nako visa, ava mu Buhinde ajya muri Amerika atamusezeye, ageze yasaba divorce. N'ubundi urwo rugo nta ruhari rero. Kwiri kuvuga ngo rurasenyutse turushyigikire, ntirwigeze rubaho. Abo ndi kuvuga ni abagabo bakunze abagore babo kandi bagashaka, biteguye gushaka ngo urugo rwabo ruzabeho, barambane. Biteguye gukora nka bya bindi ndahiro twakoreye imbere ya padiri na pasiteri, ivuga ngo tubyaye tutabyaye, tunyuze mu makuba cyangwa mu byago, nzabana nawe, nzatandukana nawe ari uko Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje. Abo nibo ndi kuvugana nabo. Ariko niba utari muri abo, ibi mvuga we kubyitaho. Amusore tukubivuga, ibi mvuga n'ubundi we kubyitaho ntacyo bikumarira. Niyo mpamvu navuze fondation yakagombye kuba urukundo no kubaka urugo koko wumva kugiye kurwubaka. Nubwo bimeze bityo, ntabwo urugo ruzigera na rimwe rubura imiyaga, urugo ntirubura challenge, ntibishoboka. Ariko nibura muri cyane mukavuga turubuka ko twakundanye, uri bukibihe twanyuzemo. Rero muvandimwe, niba uri muri abo ngabo bubatse urugo, ukunda umugore wawe kandi mu mutwe intego ari ukuvuga ngo tuzasazana, tuzabyarana, tuzaheka, tuzashingira, ukumva wari determiné, niwe nshaka kuvugana nawe. Imana ishimwe. Hari ibintu 5 rero nifuza ko tuganiraho. Twebwe abagabo dukwiye kongera kugiraho ubwenge kugira ngo ingo zacu zizira amakimbirane. Zizira iki? Amakimbirane. Ejo bundi naratangaye, mbabwiza ukuri. Umudamu yarampamagaye ambwira ko agiye gusenya n'umugabo we. Anganirira nk'inshuti, ntabwo yaranganiriye nka pasiteri. Ati rwose ukubireba bimeze nabi, ese byatewe n'iki? Ngiye kubabwira icyabisembuye. Ngo ku ishuri bahamagaye umugabo, baramubwira ngo umwana ntarishyura amafaranga minerval. Bwari bwo bwa mbere umwana ageze mu wa 4, noneho bahamagara papa bamubwira ikibazo cy'umwana. Bwari bwo bwa mbere. Ibyo ubundi bahamagaraga mama niwe yitaga ku bibazo byose by'urugo, akamenya aho abana biga n'iki. Noneho ku ishuri bamenya nimero za papa, baramuhamagara bamubwira ati ese kwera iki utarishyura minerval? Umugabo ahamagara umugore aramutuka bikwiye kabisa, bikwiye. Ageze no mu rugo aravuga ngo ndumva nabasha kubyihanganira, dayeri twasenye. Mwebwe murabyumva neza ibyo mvuze? Murumva ibyo bintu mu mutwe bifite logique? Nanjye ntabwo byinjiraga. None nkambwa ndi wimbeshya, hari ibindi biri inyuma, yenda iyo yabaye imbarutso koko nicyo mwapfuye. Akomeza kunganirira, bituma nongera kuvuga ngo burya ingorane dufite abagabo kenshi, ingo zacu zirimo zirangirika kubera ko tubura minimum, amusori kubivuga, tubura minimum y'ubwenge bukwiriye kugira ngo ingo zacu zibeho. Amen. Ndamubwira none se ubundi papa ni gute atiteguye ko bamuhamagara ku ishuri ngo bamuregere umwana ko yakosheje?
murabizi twebwe ibi ni imibare y'abapsikologe n'abigisha. Uburere bw'umwana twebwe icyo badukeneyeho, twebwe ku burere bw'umwana badukeneyeho igitsuri. Urukundo rwabura, ariko wowe umenye ko umwana icyo agukeneyeho kugira ngo agire uburere, umwana mama bamukeneyeho emotions, naho we bagukeneyeho igitsuri. Iyo umwana yakosheje ku ishuri bakaba ariwe bahamagara, ni cya gitsure bakeneye cya papa kugira ngo umwana agire aho agera. None uri muri inuba ubabajwe nuko ku ishuri baguhamagaye, ubundi sumaze iki? Ubundi uri papa gute? Rero hari ibintu byinshi dupfa mu rugo bikamera nka ya korogate, ariko mu by'ukuri tubuze ubwenge bw'ingenzi kugira ngo urugo rwacu rubeho. Amen, amen. Hari umugabo wumva avugana n'umugore we, ndakubwiza ukuri ukumva ubuzaho ukwirwa. None uwo muvuganye ni madamu cyangwa n'umukozi wo mu rugo? Ni madamu, ntabwo barimo batakina. Gutakina ni ugukinisha umuntu, oya. Wakumva uko amuvugisha ukibaza uwo mugore uko ateye. Hari abagore batazasambana ariko batwawe n'amarangamutima y'abagabo b'abandi. Mbega iteka harukora uko ashoboye ngo ahure n'abagabo b'abandi, ngo bumve uko bavuga kugira ngo bagubwe neza gusa mu marangamutima yabo, kubera ko abagabo babo bo ni ibikoko bigenda, ntibazi kuvuga neza. Mu bintu bya mbere abagabo mbona bitugora nuko nibura tudafite knowledge, tudafite connaissance base de base ku mugore cyari cyo. Umugore agizwe n'amarangamutima ku buryo hari uwanditse igitabo, ni umudamu wanditse arimo avuga abwira abagabo kumenya abagore babo. Aravuga ngo bagabo, ngo mbabwire ngo iki kugira ngo mumenye abagore banyu, ngo ni nako ibintu byose bye ngo biri mu marangamutima ye. Turi kujyana. Umugore kubaka urugo bishingira ku marangamutima, umugore kwambara bishingira ku marangamutima. Ngira ngo turi abagabo hano minahamya ko 90% byababayeho. Iyo uvuze ngo ngewe iyo ngiye kugenda nkavuga nti ngiye Kibungonza hamara iminsi 5, urabiza abagabo ko duteye, ufata amapantaro 2 n'amashati 2 ayo uzambara nyine, kandi ipantaro ukazayambara iminsi 2 imwe, induka yambara iminsi 2, ubwo saa 2 n'amashati 2 cyangwa 3 uzahinduranya na t-shirt niyo uzararana korogate n'uburoso. We rero azajye ku Gisenyi agiye kumara iminsi 3 ugira ngo arahukanye. Uramwe ati none se uzagaruka cyangwa ntuzagaruka? Atekera igikapu ukagira ngo ntazagaruka. Uzi impamvu? We ntabwo abazi icyo azambara, bizaterwa na mood. Naramuka yumva amerewe neza azambara ikabutura relax, naramuka amarangamutima ameze nabi ntazigera ashyiraho na lipstick twatundi bamwe bishyira ku munwa, kubera ko we ntabwo yambarira umubiri, yambarira mood, yambarira uko yiyumva. Niko abagore bateye. Amen, amen. Hari umugore wambwiye amikigereranyo, ndavuga nturampamije, ati nkubwire gute pastor ko twebwe abagore tugizwe n'amarangamutima? Ndikubwire nti arande ngo nabonye ikintu kimwe abagabo bakunda ngo kandi bumva, ngo wampa ngo ukajya ugenda ubambwira ngo umugore ngo nimumufate nk'imodoka. Kuba afite imodoka hano bagabo bagenzi banjye niba kereka niba ari ngewe dukunda amamodoka yacu. Uzi ko utwara imodoka ugenda uyumva, wakumva akantu gakubisa atako nagaki, yakongera wakumva igize ngo zitati yo si bro centre, wakatati ndumva ariko hydraulique yashize. Ntabwo imodoka uyibaza ngo ariko hydraulique yashize, urayibaza cyangwa ni wowe uyigenzura. Turi kujyana inshuti zanjye, ntawe umuntu ukubwira ngo bande fre zashize. Ninde ubikubwira? Urabyumva iyo utwara. Ngo burya nubuswa kubaza umugore ngo ariko ibyo yigize. Uzi umugabo nubaza umugore ngo ariko ngo ko ndeba wibyimbije, niba yanibyimbije buriya nibwo burya ari kukubwira ngo nyitaho. Ntabwo bizi nubwo burya ari kugukomerika ngo nyitaho. Burya n'abadamu nuko bashaka ko tubitaho rimwe na rimwe. Wimbaza ngo kwirikira babaye, wabimenye se nyine, wabimenye. Yesu ashimwe cyane inshuti zanjye, kubera ko umwanya nyine ari ntawo mwanya nawe. Reka mvuge icya kabiri, nibura mvuze gito, icyo ndakigarukaho. Impamvu nyibanjeho ni ishingiro. Turaza gusanga uburyo buri kintu cyose tuvuga kiragarukaho amarangamutima, emotions. Iki emotions marereza umubwiye ngo shushanya emotions, ntabwo nabona uko nzishushanya. Zigira niyihe shusho waha emotions ntazo, ariko umugore na amarangamutima yigendera. Nawe uzabikorera ubushakashatsi uzabibona, uzabibona. Kugira ngo babandi baririmba ngo mufate neza ngo no hasi araharyama barabeshya, kugira ngo rimwe na rimwe
aha icya kabiri ni communication y'amahirwe ngiye niyo nize muri kaminuza nize communication mu kinyarwanda ni hanahana ry'amakuru guhanahana ubutumwa guhanahana amakuru guhanahana ibiganiro bavandimwe twebwe abagabo turi foro mu cyo bita non-verbal communication. Non-verbal communication ni uburyo bw'itumanaho amakuru udakoresheje amagambo utavuze, naho abagore bari forte muri oral muri verbal communication. Baravuga ngo umugabo yavuye ku kazi ngo ubundi nibagira 20,000 by'amagambo 20 ngo yavuye ku kazi ngo aba yayakoresheje ngo agera mu rugo yashize. Urumva umugabo ngo agira amagambo make ngo nk'ibihumbi nka 20. Iyo yiriwe mu kazi rero akajya ku rusengero akagira ate ngo agera mu rugo wasigaranye nk'amagambo nk'icumi. Ku buryo maza umugore akubwira ati wiriwe ku kazi byagenze gute neza. Mbega dukoresha icyo bita réponse directe et cassée aussi. Ukaba direct kandi ukamenya ngo ceceka ntihongere. Ku kazi byagenze neza. Hano wagiyeyo yego. Mwabonanye ye. Yagusubije ye. Uzasubirayo ye ibaza nawe. Kandi ntabwo burakaye pe twebwe ntabwo tuba turakaye. Madamu rero korerero mubaze we byagenze gute ceceka ntwasize hano burana banje gukererwaho gato hanyuma ngiye kwambara ya shati shasanga sha yaracitse ko nari nkubaje uko byagenze imyenda uyizanye mite ati ya shati yari yacitse ati ngeze mu nzira ati mvosha runaka yampamagaye ubwo ari bukubwire aho wamusize buri gikorwa yakoze azajye kugera aho babonanye bimaze amasaha 2 ntarakubwira inkuru aracyakubwira uko byaje preparation. Umugabo amusore byo navugaga hari abagabo batagira amusore batafite ubwenge bwo kumenya abagore akamubwira ngo bare ko ntukangere muri imanjwe y'abagore urimo uramwica mu mutima wimugira wowe nyine ufite make y'iyasigaranye ariko we uburyo bwo kumva musabanye tega amatwi wumva ibyo akubwira. Kandi rero bakunda attention kuruta ababebe uzakorerera kubwira ureba muri telefone mwiteho aho kujya uvuga ati niko byagenze niyo waba wumva uri bored. Rega nuko rwubakwa badushingira baratubwiye ngo umugabo ni umujardinier ni umurinzi ni umukozi wo muri jardin ngo ahora avomerera kandi gitangaje Imana simvuga ngo yaraduhemukiye ni twebwe bajardinier babi babaho kuko ni twebwe tutazi gukiyaringa indabo n'ibyatsi n'ibindi. Turaba ngira ngo nari mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye yambereye par nanjye namubereye garçon d'honneur ndibuka uwo mugabo wamushingiye yongeye arinsista aramubwira ati rero Alain umenye ko umugabo ari umurinzi ni umuvomerezi ni umuhizi wa jardin rero ugomba kuyuhira iteka. Nari nzi ko mbizi ariko sanga sinari mbizi. Uzi umuntu ukubwira ibintu wumva no value no bitarimo ikintu ariko ukamutega amatwi nuko rwubaka nshuti zanyu. Amen. Communication. Hallelujah. Kandi koko abagore ntibarengana. Erega communication isaba feedback. Communication kugira ngo yitwe ko abaye fiable isaba feedback. Niba ari kukubwira of course agomba kubona feedback mu marangamutima, agomba kubona feedback mu kubwira yego namaye munyamakuru imyaka 8 hari ibyo batwigisha gati nuramukubajije umuntu interview nibura ntukavuge ariko ujye umwemere ujye uzunguza umutwe kuriya kuzunguza umutwe niko kumubwira nubwo nari kuvuga ngo yanjye yumvikane ndakumva ndagusube nibyo bakatubwira ati cyane uvugana n'umuyobozi ho ujye wirinda kuko hari igihe utumva icyo yavuze ukajya kumubaza icyo yagusobanuriye nta kindi azakora azagukasa nuko ngo be careful kora attention wumve n'umugore wawe rero mwumve ibyo akubwira umwereke feedback. Amen. Wivuga ngo ibyo ni iby'abagore ngo bavandimwe communication ni ikintu gikomeye ku mugore. Ngewe personnellement iyi noneho ni experience vécue simbabwiye ngo niyo nize ariko nasanze ntayo nzi ku mudamu. Bavandimwe niba muraha ukaba umaze imyaka 7 wubatse urugo umugore wawe akaba atarakubwira ko yakubuze nukuri uze kuza ngo ukuboko uri umuntu w'umugabo. Abo nagiye mbaza bose nasanze duhuje icyo kibazo. Umugore mubyukana mu gitondo kuwa mbere mukavugana ati rero ngiye kugenda mu nama biragenda gutye akaguha inama ati nibyo koko nugerayo bigende gutye kuwa kabiri
ukambwira tugende kureba cya kibanza, hanyuma ngenda abandi ku kazi umubwire gutya na gutya runaka, mukavuga rwose muri mu mwuka umwe. Kuwa gatatu mukavugana iby'abana ku ishuri bahamagara, rero ujye ku ishuri urebe uburyo umwana ameze badutumyeho. Kuwa kane ukamugarura feedback, byagenze gutya, mukavuga. Kuwa gatanu mukongera mugasubiramo aferi z'urugo. Samedi mu gitondo ukumva rwego ariko sheri ngiye narakubuze, uhita uvuga ariko abagore mwabaye muti warambuze. Kuwa mbere ntitwavuze iby'inama, ntitwari kumwe na tuganira. Kuwa kabiri ntitwavuze ibya cya kibanza si wangaru, ntitwavuganye iminota irenga 40. Kuwa gatatu ntitwavuze iby'umwana, ntitwajyanye ku ishuri, ntitwavanye muri ruwanje muri wa. Kuwa gatanu none wambuze uti nyamara ngewe narakubuze. Burya icyaba mininga yarakubuze kwere, nkurikije ibyo abavuga yarakubuze. Umugore uhari gusa yitwa ko uhari gusa iyo muri kwivugaho, muvuga urukundo rwanyu, muvuga urugo rwa, kandi 90% uvuga we. Burya nibwo uhari gusa. Nzu wambwiye ambwira ati usyuhira umbwira ntangaje, ati umugore wanjye amaze icyumweru cyose atamvugisha, icyumweru cyose. Ubuhamya ambwira uburyo umwuka yaramufashije. Ati rimwe bigeze samedi ndamubwira ngo sheri ntabwo njya ku kazi. Ati none nagiye ku kazi, aravuga mbona arasetse, ndabona yako sheri impamvu nagiye ku kazi nabona gutanameze neza. None byatewe n'iki? Byatewe n'iki nyine? Nakubonaga kandi kumubona si uko usigara ngo umubwire ngo urabona ngo ku kazi. Abagore iteka nimuvuga logistique ntabwo mwigeze muvuga. Nsubiremo, nukuba mwavuze n'ikibanza n'inzu n'imyenda vuga mwerekeye kuri imwe kandi muvuga urukundo rwanyu. Kandi niba unabizi wongera uvuga uburyo yabaye mwizamo ya mavuta uwamuguriye, uburyo yatangiye kumugiraho efe. Nakunze uburyo yakanzu ushaye kubera. Abagabo rero twifata nk'amanjwe, namanjwe wi ayo namanjwe kanzu uzahora uvuga ibyo se. Atambuka ati yesheri uziko ibiro byagabanutsemo, kandi comment toujours ibe positif. Uranyumva neza? Positif. Niba inda yabaye nini ntayo wabonye, vuga amazuru yaregeranye. Siko turi kujyana nshuti zanjye, niba mbeshya murambwira ko njya mbona abagabo amusori kubivuga kuri ngiye guhita igicucu ukora comment negative ku mugore wawe. Umugore naratangaye, ima agaciro kose kari ku buranga bwe, kari ku mubiri we. Wowe agaciro kawe ntikari ku mubiri, ntacyo binakubwira, kari ku bintu. Murabizi turabizi neza. Umugore ahangayikishwa, uzarebe nta mugore numwe ndabona ku isi udahangayikishwa n'inda. Inda yingiye, inda yabaye nini, bahora bagura amagame, banywa za tonique bagashyiramo indimu, bahangayikishwa n'inda. Rero nawe bigicucu wongera umuruho ku wundi, mbwira tugo ruda rwawe uramwisha, hasigaye ntacyo ari cyo. Kandi ubwo wigiriye nabi nawe, nabona uri kumwe na Esperance muririmbana, nta mahoro uzabona. Buriya yamukunze ko inda yagabanutse. Nshuti zanjye, abadamu abo twashatse muri communication ugirana nawe, kuba mwavuze inzu, mwavuze ibiterano. Ngende umupasteur, tumaze icyumweru cyose twigisha, nejo yewe n'uyu munsi ndaje kandi yamperekezaga. Ndagira ngo umenyeshe ko icyo cyumweru cyose tumaze tutabonanaga, tuzabonana gusa tuvuga ku rukundo. Nibwo azavuga ati ndakubonye. Turi kujyana nshuti zanjye, kandi uvuga kuri we. Narabimenye rero ngewe mbivuga bindimo bitanandimo, mbivuga mbizi ndumva bindyoheye bitanandyoheye. Iri sufi yuko rujya mbere gusa. Muri communication natangajwe n'ikintu kimwe. Umugore yigeze kumbwira ikintu ndatangara, ambwira ngo twebwe abagabo, ngo abagore ngo dukunda attention, unyumve, ngo dukunda attention. Mu buzima Imana yabaremanye ifuhe rivuga ngo yo attention, ibiganiro byawe, ibitekerezo byawe. Mbega ni amagambo ya Tupac, all eyes on me, amaso yose yawe n'ibitekerezo kuri nge. Ntuzishuke, si igitenge kimukoraho, ahubwo
reka mbaho urugero ruto. Hari umudamu witwa Angela. Uyu mugani wambereye ikintu gikomeye. Angela ni umugore w'umunyamerikakazi wabaye igihanga ng'umwiraburakazi. Abazi Oprah niwe wamubereye menta niki. Ni umugore w'igifaro, umugani w'ababandi. Yavuze umugani utazibagirana, nafashe apprene par cœur. Yaravuze ngo people will forget what you did for them, but will never forget how made them feel. Mu Kinyarwanda, abantu bazibagirwa ibyiza wabakoreye byose, ngo ariko ntibazibagirwa uko wateye amarangamutima yabo kwiyumva. Nshuti zanjye, umudamu azibagirwa ibitenge n'amaparufe wamuguriye. Icyo atazibagirwa ni uburyo amarangamutima ye yabaye ubwo wamuguriraga bya bintu. Abagore tuzi ko bagira inzika buri, niko tubizi. Uzi impamvu? Murashwana akakugarura ibintu byabaye muri 2013. Atasi ibyo byarabaye shere, ibyo byarabaye ati byarabaye d'ailleurs imvura yari yaguye. Urumva ikirere cyasaga nabi, wari wambaye ya koti yawe ya shokora. N'ikimenyeme tugeze kuri peyaje wahuye n'umugabo uramupepera, ukajya wibaza izo detaye. Mbega abantu we ariko nta mbabazi ugira. No niko baremye, amarangamutima ntajya ashira muri bo. Ntugire ngo kugwariye inzika, no, azibagirwa icyiza wamugiriye cyose, ariko ntazibagirwa uko wateye we kwiyumva. N'abagabo bitubaho nkaswe noneho abagore. Reka nongere mvuge ngo women will forget what you did for them, but will never forget how made them feel. Amen. 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 Mbega mu bundi buryo, niba ukeneye ko urugo rwawe rumera neza rukazira amakimbirane, bigipimo cy'amarangamutima y'umugore wawe muri communication yawe, mu byo muvuga. Amen. Bavandimwe, nkuko nawe ubizi, nkuko natwe tugira inshuti. Nge ngira inshuti yanjye iyo dushaka kuganira injyana muri sauna, mukaganira ibyahina mvahe n'umugore wawe rero niko banameze, akene ko muganira just without a point. Umva, kuganira without a point. Muganire mudafite ibyo muganira, just kuganira. Akubwira abantu bo ku kazi, akubwire ona bagira kabone tuzi n'imyenda, bagira imyenda ubwoko nka 400, shabarara, udutopo, droite, prise, tugire pantaro n'ishati ntibirangiye. Nibyo bo rero bagira ibyo. Mureka bivuga ariko shabarara ni yihe? Shabarara ni mureka bivuga bitwaye iki? Urumva, hanyuma jipe droite reka bivuge, kandi abone uri intéressé, ntazigera azimura, ntazajya gushaka abandi abwira, afite umugabo mu rugo abwira, azi ko umugabo wari igitangaza. Yes, kugira ngo ni imodoka nziza mugira. No, ni amarangamutima yameze fresh. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yabawe gusa ndi gukererwa. Umva rero icya gatatu, iyo bigeze mu bintu biri seriye, nabonye ikintu umugore akeneyeho umugabo. Subiremo, dore ikintu umugore nabonye. Abagabo bamwe na bamwe bajya bakomereka bavuga ngo umugore wanjye anca amazi, ngo umugore wanjye ntanyuba. Kandi koko nawe wabirebera kure ukabona umugore wawe we amuca amazi. Nshuti zanjye, nongere nsubiremo, abagore bakunda icyerekezo, bakunda vision, bakunda imishinga kuruta ibifatika. Subiremo, wari wabona ngewe wanjye yarantangaje. Twagira aho twabana kuri mu biki, muri ko buri mwana asiga hehe, aracyari muri maternelle, première maternelle, arimo arampangayikisha primaire ko akeneye kwiga la colombière. None haracyari imyaka itatu. Uburagira ngo mpangayike ibintu bizaba muri 2022. Koko we rero, iyo abagore iyo batekereje ibintu bibwira ko batangira kubiviva umunsi bakavuga nkaho byabaye, apfa kuba excited mu marangamutima. Turi kujyana, yibwira ko ibintu yibwira byabaye. Hari umuvandimwe n'umunyamerika w'umuhanga mu bijyanye n'ingo, yaravuze ngo umugore, ngo ubwenge bwe barapimye mu mutwe, bareba imitekerereze y'umugore, ngo ameze nka circuit intégré, kandi yagiyemo kuri circuit. Bivuze neza kubize technique sekereka niho babyumva. Circuit intégré irimo amakompoza electronique nibure 1010. Nuko ntabi yo nza kwimenyana kukazana kukana. Na kantu gato kaba muri computer, circuit intégré cyangwa microprocesseur.
ibamo amasirikwi, ibamo amakompoze electronique, amadiode, ngira ngo wafasha n'ibindi birenga ibihumbi 10. Ariko iyo ukabonye nakantagaza ngo n'ubwenge bw'umugore, cerveau y'umugore iyo upimye ngo nukatekereza muri circuit integre uzarebe urayiprocessinga ikakuzana ibintu nk'icumi. Ntujye ufungura amafenetre 10 kuri computer kandi byose bikagenda neza, ukajya ufungura niyi. N'umugore rero iyo atekereza wagira ngo haba harimo ngo bimeze nkaho wagira ngo ni mutwe beze. Umugore ashobora gutekereza akavuga ati abana bitararangira, umugabo bitararangira, akazi bitarangira, yarantutse bitarangira, nuko abatekereza ibintu byinshi. Ngo ariko abagabo suko tumeze, ngo ubwonko bwacu umeze nkaho hari box. Iyo tuma dutekereza amafaranga ntabwo twibuka umugore. Iyo tuma dutekereza umugore ntabwo twibuka amafaranga. Rero uko tuba off and on niko ntabwo ntibijya bikunda. Burya nta mugabo niyo mpamvu yavuga ngo ariko madamu ngo byo kora ngiye sinabikora jamais. Umugore yonsa akaranga agakata igitunguru atetse umuceri, wowe jamais nigeze gutekamo. Icyambere usanga ibikombe bitonze umurongo kuva hariya kugera hano. Icyakabiri dukora vaevye nyinshi mu nzu, nta watetse nkangira ku buryo bijyana nimugoroba ati ya wapfuye, ugati uziko nazanye umunyu ugasiga igitunguru gishiririye, wagira ati kirashiririye. Ko ntidutekereza ibintu kabiri, no kimwe cyarangira tugatekereza ni icyo nari mbivugiye. Rero muri uko kuba umugore afite imitekerereze imeze nka circuit integre zizi, akeneye ikintu gikomeye kuruta ibindi, ni icyerekezo. Akeneye kukubonamo ufite aho werekera, si ibyo ufite naho werekera. Bitera impungenge n'inkeke umugore iyo abona udafite uko utekerereza urugo naho rugana. Nshuti zanjye, uzamenye ko burya hatareba arimo araguca amazi mu gake. Ntabwo agukeneyeho ibyo ufite, agukeneyeho ibyo urota. Agukeneye ko umubwira ati no turagana aha. Nagira mbabwire ntiturusha ibitekerezo byiza abagore, ntuzishuke ibyo, ntuzabyishuke. Abagore batekereza neza in terms of the things of our home, kubijyanye n'ibyo dukeneye mu rugo. Abagore batekereza neza urugo kuturusha n'ukuri. Uzabirebe nawe, yaba abana nibo bamenya ko imyenda y'abana yashize, we ntujye ubimenya. Nibo bamenya ko ibirahuri byarangiye. Nigeze gutongana n'umugore wanjye, ngira amahirwe ndakomunika, ntabwo rwasenyutse. Yagiye mu kazi dufite ubukene, mbabwira n'ukuri, dufite ubukene. Merci beaucoup. Dufite ubukene, hanyuma abona amafaranga. Abonye amafaranga, ngiye nari mfite 0. Noneho ngiye kubona mu rugo arambwira ati nabonye amafaranga. Ngiye kubona mbona bakwiye mu modoka ibintu. Umutwe wanjye numva utangiye kuzamuka, tension. Ngiye kubona azambwira ati "Sheri ngwira ikintu naguze, ngwira ndebere ibyo naguze." Nkajyanza ariko mbaga nti mana yanjye we, abagore babaye batewe mu mutima nkikaruma. Hagize ati dore bino birahuri, dore bino bikombe. Noneho asanga ndi kumureba mu maso gutya, arambwira "Sheri ko ndeba sutishimye." Ndambwira ko mwabaye gutya. Ubu ibintu byari bikeneye muri uru rugo ni ibikombe n'ibirahuri bira. Ku buryo amafaranga ubonye ari cyo gukora. Arande bati none ya bindi si byose twaguze byagiye hehe? Arande baraseka. Dusigaranye kimwe. Hani ngewe njya mbinywesha ngewe batuma yewe. Nuko tubigenza. Iyo utumye amazi tunyura inyuma tukacyoza, warangije kunywa icyayi tukakikuzaniramo amazi. Burya cyari kimwe, ni kimwe kandi navuze ngo uzongera kugikoraho. Iki cyitwa mukora umbone, ni cya boss gusa. Byarashize nge sinabimenye. Kandi ubwo we yibutse ko dimanche dufite abashitsi. Gutekerereza neza urugo utishuka, wowe ntunganya n'umugore. Ariko uko atekereza neza kose, akeneye kumuha guidance and icyerekezo. Amen. Amen. Burya kenshi umugore akugisha inama azi igisubizo. Akeneye kumubwira icyo gukora. Akeneye kumubwira ngo iki nicyo cyo gukora. Ngiyo role nyamukuru ya indi wavugaga yuko umugabo ari umutwe. Nuko nawe uzi kubona umugore ngo byanyebe ko ntange simbizi, uramwishe mu mutima. Mubwire ngo makanya mbitekerezeho. Amen. Amen. Njye wanjye akora ibintu bitandukanye ngewe nibyo nkora. Ngende umupastor full time. We numu diplomate, akora diplomasi. Ibaze kugeza ubwo namushizemo icyizere ku buryo nibyo ku kazi. Ambwira ati "Shari ibi mbigenze nte?" Nkabanza musoro harya ibyo umbwiye ni ibiki kugira ngo ugire inama neza. Nibyo abambwiye simba mbyumva, ariko
ifo kuba kikizere mu mugore wawe, nubwo nta mafaranga ufite, nubwo utari umukire, ariko akubonemo ko ejo ari heza, kuko wowe uri ibyiringiro by'umugore. Amen. Abadamu ni igitangaza. Rimwe nigeze kuva mu Kanogo, murabona mu Kanogo hariya dufite urusengero kuri Eglise Vivante Kawoshi, twari dutuye Kicukiro Saint Joseph. Mbabwije ukuri nabuze amafaranga 100 yo gutega icyo gihe, ubukene bwari bwinshi. Nza n'amaguru mvuye hariya, nawe n'amaguru, ngenda n'amaguru ngera Saint Joseph Kicukiro hariya hepfo. Ngezeyo arambwira rosheshe kwatinze kwe. Namwe nasherekeke naje n'amaguru, ubukene bwabaye bubi, ahubwo shakira amazi yo gukaraba, ubicyokere kimereye nabi. Oh sheri wanjye pole kabisa pole. Umukozi baramuhamagaye ajya mu cyumba, arangije agaruka muri salo. Shu nagira nkubwire ko nta sukari hari. Namwe abadamu noneho nakoze kosa. Namwe abadamu mwabaye muti, nabuze desi yo gutega igare, ubwo se urumva 700 y'isukari nyavana he? Akenge karagaruka ati buriya we arangije umutwaro. Kubera iki? Akeneye kubona gusa ubyitayeho, kandi umubwira ko ejo bizakunda, umubwira ko nta kibazo uri bushake igisubizo. Reka nongere mbaho urugero. Abagore bagiye mu mahugurwa, bageze mu mahugurwa babaza abagore baba pastori, none ngo babaza abandi bagore bagenzi babo ngo ariko ngo kwiyo tubwiye umugabo ngo ko nta sukari hari cyangwa nta byo kurya bihari, ngo aratubwira ngo ndaje ngiye mu mujyi. Ati ese mu mujyi aho bajya gukura amafaranga ni hehe? Turi kujyana. Ubwo bari bazi ko hari ahantu mu mujyi baguriza abapastori, hanyuma bazabona amafaranga bakayazana. Umugabo nyawe ajya mu mujyi nyine, ajya mu mujyi, ukanyura hanze ati habuze isukari se, ndaje. Ugahamagara ati wowe kabyarawe nyohereze 1000 Imana, nyohereze 1000. Igenze bite? Wowe uze kumbaza nyuma cyohereze. Cyamara kuza tugasabwinjira cyari kibonetse. Rero harya ninda twatuma kujya ku, kandi niba byanze wimwere kubwihebe, mubwire ko ejo bizakunda. Umugabo akenewemo icyerekezo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Icyakane kugira ngo ntatinda turaza kuganira nyuma. Icyakane ni amafaranga. Amaki? Ubundi nari nzi ko abagabo bahita bavuga ati amen pastor, aho kabisa wari watinze kuvuga ingingo z'ingenzi. Amafaranga nicyo kigusha kiruta ibindi byose mu rugo. Ndasubiramo, amafaranga ni ikigusha kuruta ibindi bigusha byose dufite mu rugo. Amafaranga ni ikigusha ku mugore, ni n'ikigusha ku mugabo. Gusa igitandukanye, uburyo amafaranga agusha umugore bitandukanye n'uburyo agusha umugabo. Umugore agushwa n'amafaranga iyo ntayahari. Subiremo, umugore amafaranga mubera ikigusha iyo adahari. Umugabo nawe amafaranga mubera ikigusha iyo ahari. Burya umugore iyo mudafite amafaranga, nshuti yanjye, niba umukunda muhore hafi, musengere, uzi ko nta mafaranga mugira. Umugore aba ari muri tentation. Niba wararongoye rero wowe wita wowe mwiza, kuko nawe udafite mwiza muri mwese, kuko ubwiza ni relatif, nagira nkumenyeshe yuko umugore wawe n'abandi bagabo niko duteye, barabizi ko nta mafaranga, biteguye kumugutereteranya. Umugore adafite amafaranga, isi yose, ibintu byose biramugusha. Yifuza ibyo adafitiye n'umumaro, yifuza n'ibyo adakunda. Kubera iki? Kubera ko umugore Imana yaturemye ngo tube ba provider, umugabo abe provider. Iyo rero ubukene bwinjiye mu rugo, kuko isi yabaye mbi, nta kosa ryawe, ntabwo ari ikosa kuba wakena. Menya ko umugore wawe ari muri tentation. Au contraire rero, kuko atari abagore ndi kwigisha. Nanone iyo umugabo nta mafaranga ari mu rugo, niwe mugabo mwiza ubaho ku isi. Turabyemeranya. Ataha kare, nta kundi imipira, yishyura iki se fanta ari mu kabare. Urumva ko mu rugo nta bonema yabihari. Umugabo umeze utyo afasha umugore, niwe mugabo mwiza ubaho iyo nta mafaranga. Umva rero nshuti yanjye, niba hari ikibazo kibaho cyambere, nujya ubona inoti yiyongereye kuri konti, ukajya ubona amafaranga yiyongereye ku yandi,
ndakubwiza ukuri, reka mbivuge muri uburyo ikigirwamana kiba cinjiye mu nzu yawe n'iruhande rwe. Umugabo we agushwa no kugira amafaranga. Nahoze nsoma sanga ndi buvuga ibintu bitatu gusa. Iyo ubundi baravuga mu gifaransa ngo la beauté d'une fille c'est quoi? C'est sa beauté nyine. Ubwiza bw'umugore n'ubwiza bwe. Ngo mais la beauté d'un garçon dépend de sa poche. Ubwiza bw'umugabo ngo buterwa n'uko ikofi ingana. Burya iyo ugize amafaranga, icyambere abagore baza utabahamagaye, bashuga mami na bashuga fiye, baza utarinze kubabwira ngo mwaje kundeba, nono barizana. Kandi icyo nyakundira amafaranga ni nk'inkorora niyihishira. Iyo hari nawe ubwawe urayagendera. Umugabo ufite amafaranga ntago ari ngombwa, aratambuka ukabimenya. Hano nimuza kugenda genda uriya yafite ura ntayafite, ibyo si ngombwa rwose. Ibyo mbabwira ni ukuri pe. Kandi ushobora kuvuga ngo uriya yafite ukavuga ngo ntayafite, none biraterwa n'ayagezeho nawe yibwiraga ko azagira. Umugabo ufite amafaranga ntiyikoraho, urabibona nyine niyo avuga urabibona amafaranga. Kandi nkuko uravuze ntiyihishira ni nk'inkorora, abagenda abwira abakuzenguruka b'abagore ngo noneho nimunyiteho. Icya kabiri ni umwanzi w'amarangamutima wa estime wa personalite yawe, kuko amafaranga yaje aguhindurira statut. Ibyo turabyemeranya. Icya gatatu, amafaranga yaje habera mabi aguhindurira inshuti. Icya kane kibi, amafaranga yaje ahindura ibitekerezo by'abagabo. Ikibi kurenza ibindi, amafaranga yaje ahindura, iyo umugabo atitonze ahindura kuko yabonaga ibintu ahereye ku mugore we. Nshuti zanjye, umwanzi dufite kandi dukeneye gutunga ni amafaranga. Ndabihamya neza, sindirwa mbabaza. Fashe nk'ikipimo cyitwa cyifuzo metre, ndabizi neza cyaturika kuko mwese hano mukeneye amafaranga. Nta numwe wageze ku gipimo avuga ngo amafaranga narayabonye. Twese turayakeneye, including me. Dukeneye amafaranga. Ariko amafaranga uko yiyongera mu rugo, nabonye uburyo umunezero, ibyishimo ahubwo bisohoka urugo rugasenya. Ndabaho urugero rwantangaje. Rimwe nagiye muri sauna, noneho mbona umudamu wari wicaye ahantu. Mwegera kugira ngo mubwirize ubutumwa. Ngira iyo ngeso kenshi. Iyo nateze moto kubona umuntu, mwegera ngira ngo ndibe ko twaganira mubwire Yesu. Noneho mubwiye muganirije, arambwira ati ngiye narakijijwe, ambwira hasengera muri Zion Temple. Wawe Imana ishimwe cyane, ndabinezerewe, nari ngiye kukubwira Yesu n'ubundi, ariko ubwo mwakiriye ni byiza. Arambwira ati Yesu naramubonye ngewe. Ati naramubonye twarihuriye. Aho ngaho mu buhamya rero ndishimye. Ubuhamya bw'ukuntu mwahuye na Yesu. Ati Yesu naramubonye, ati kuko namusabye ikintu gikomeye arakinkorera. Amen. Ati natakambiye Yesu ngo yirukana amafaranga mu rugo, arabinkorera. Nkuvuze ngo iki? Nibyo vuze nibyo numvise cyangwa ntabo? Ati nibyo. Ati ngewe ninginze Imana, ndayibwira ngo Mana irukana ya mafaranga wazanye mu rugo. Ati ranyumvira. Ati none n'ikimenyimenyi igisubizo. Ati nguriya mugabo wanjye turi kumwe. Ati nguriya mpunungira utoki. Ati uriya n'umugabo wanjye. Ati twazanye. Ati amafaranga agihari nari naramubuze ariho. Nshuti zanjye, iyo Bibiliya ivuga ngo mwibuke abagore ko mudahwanije nabo gukomera, ni insabya zoroshye. Ikindi mwibuke ko muzaragwana ubugingo buhoraho. Amasengesho yacu ari mw'inkomyi kubera ko abagore birirwa badusengera inabi. Ibyo mvuze birumvikana? Ukajya gupostira ku isoko, atira soko nitsinda hanze abafitemo miliyoni 200, agasigara asanga ngo Mana niba yarungutse 50 simubona, niba 200 bizagenda gute? Ndakwinginze ndanyuzwe, ari amafaranga ntakayabona. Kandi sengeshe umugore yasengeye umugabo, ni Bibiliya bivuze. Niyo wewe wakwiriza iminsi 60 ngo amasengesho yaba afite inkomyi. Amafaranga, nshuti zanjye, bagabo bagenzi banjye, nabonye abagabo twakuranye, ngewe nabonye abagabo twakuranye batigeze banywa inzoga na rimwe. Amaze kubona amafaranga banywa za konyake. Wamubaza ngo ese kuba ndabizi ko umurokore, ndabizi ko atangwaga inzoga wazinyoye gute? Ati none se naganira n'abandi bagabo bari abantu dukorana diru byagenda bite utangwa kana? Amafaranga araza akaguhindura uwo waruriwe.
nabonye abagabo nzi akiri n'umusore atakundaga umupira, none uyu munsi bataha saa 8 z'ijoro. Iyo mubajetse kuti saa 8 z'ijoro uba uri hehe? Ariko mwebwe abantu yega abapasitori ntabwo mubamuzi amafaranga mubone amaturo, mwebwe ntimuzi ko aba yatugoye. Ubwo ngo wakomeye yewe, mbaganira n'abandi bagabo dufatanya amasoko saa 8. Umugore yarakubuze ntakikubona. Umva rero uko bimera, urabizi nawe urabizi neza, iyo nta mafaranga umugabo bafitiye impungenge umugore we. Au contraire, iyo amafaranga arushaho kuza mu rugo, umugore arushaho kugirira impungenge umugabo we. Ndagira nkumenyeshe ko iyo mafaranga, iyo mwungutse 100,000, mwungutse na insecurity mu mutima w'umugore kuri wowe. Iyo mwungutse business shisha, umugore wawe agufitiye inquiétude, yibaza ngo uyu mugabo nzongera kumubona. Nshuti zanjye, hari ibintu bibiri bigusha abagore kuruta ibindi byose, bibiri kuruta ibindi byose. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni fame. Ni fame, celebrité. Urani nanjye ngitaho iyo nagiye kuvuga ubutumwa bagakoma amashyi cyane, niyegereza umugore wanjye cyane. Kandi kora uko ushoboye bamenye ko hari ko umugore wawe ari uwo nguwo, kuko ya mashyi akomerwa wowe cyane. Kandi murabizi kuva na kera burya celebrity ikorwa n'abagore, mubizi neza. Le famous, kuba famous, abagore batabigizemo uruhare ntibibaho. Kwemerwa biterwa n'abagabo, ariko celebrity iterwa n'abagore. Muribuka se cyo Dawidi yazize abagore tu, ngo bamukomeye amashyi baririmba indirimbo ati Dawidi yishe 10,000. Sawuli ati none se ko twaye abagore sigaranye iki? Celebrity n'abagore. Kandi niyo dufashijwe burya no mu rusengero, abagore nibo bafashwa kuruta abagabo, murabizi. Bakaza pastor rwose baguhobera hobe, nanjye mpita niyegereza uwanjye, kuko korushaho gukomerwa amashyi mu mutima we insecurity yongera. Niba amafaranga yiyongereye rero ukabura umugabo wambaye neza, ugura imodoka witera ka parfait, umugore wawe arahangayitse nuko utabizi. Niba inote ziyongereye, ongera kwegera umugore wawe. Amen, amen. Noneho hari ibyo nzi neza, abagabo iri rikosa nabonye ku bagabo benshi. Burya murabizi itangirira iteka ryose riba rito, sibyo? Itangirira iteka ryose riba rito, itangiriro iteka ryose riba rito. Hari abagabo ndeba hano tuziranye bakira abasore, reka nivugire nka Shaba, kabanye mu itangazamakuru, iyo mubonye ndatangara. Shaba wabaye mwiza kabisa. Kera akiri umunyamakuru yameze ngo ntabwo mbeshe uzazana ya mafoto, ipantaro ye ntwamenyaga niba ari maraza cyangwa ari magenda, ameze ngo ariko urabona ko yagutagatishije, urakeye. Kandi twebwe harabo tuyaduhura ubu ngubu bakambwira turi nko muri banki cyangwa kwa muganga, yo pastor dore ukuntu wanganye, amubwira ceceka batagira ngo umushinyaguze. Nabaye umuntu mbere, naraka muntu mbere. Ipantaro twari twaratoboye imikandara kubera ko nyine inzara yaratwishe. Tuje umugore nyine atugira umuntu, ubu n'umusikobwa yakubonye abona uri meze utya, wabaye umuntu nyine. Ariko abagore bose uko bimeze, akira agakobwa nibwo yari ameze atya. Iyo abyaye uyoberwa niba hano ari ku gisusu, niba hano ari ku nda, byose byarapfuye. Kandi si we biteye impungenge gusa, we biramurenze. Nawe iyo yirebye abura aho yishira. Uzi ibyo ashaka, akeneye kurekonesa ko yabaye gutyo kubera ko yagukoreye igikorwa kinini cyitwa kukubyarira. Iyo rero utangiye kumubwira ngo ariko nk'ubu wajya ukora siporo, azanayikorerega ntibikunde. Harigeze kuvuga ngo nuko mutabonye ako kantu, niyo yakora siporate ntago azasubira kuba umusore, hazongera kumera kuba kwa kundi. Kandi nkubwire inshuti yanjye, ubu nibwo akeneye kubona noneho kumukunda, kumubwira ko ari mwiza kuruta mbere. Kuko mbere mwari muri competition muri nka 5, aguhitamo wowe. Noneho ubu asigaranye wowe gusa, mubwire basi ko ari mwiza. Amen, amen, amen. Mwarafatanije murakora, itangira iteka riba rito, none uyu munsi mugeze ku bintu bikomeye. Ndagira ngo ubwize ukuri, afite impungenge zimumare, umwereka ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Ya mafaranga yakura uko ashoboye, uyamushyireho. Kera tukiri abasore, ngiye gusoza asigaye kimwe, tukiri abasore, sinzi niba byarababayeho namwe, niba hari undi muntu byabayeho amfashe amani ku kuboko. Icyo ngiye kuvuga, hari igihe twagiraga nk'ikigare, umukobwa akavuga ati ngiye ngiye kukugurira, ndashaka kukugurira, ngiye ushaka kukugurira uyu munsi.
mukajya mu kabari, urabyibuka? Mwamara kugera ahantu mu kabari cyangwa muri restaurant, yewe n'ubu bibaho, mwajya kugenda mwajya kwishyura agafata amafaranga akayaguha ngo bari ujya kwishyura. Hari uwo byabayeho? Ni ndedi? None se ubundi buriya kubera ikira? Ni kubera iki buriya? Ni musubize kubera iki? Wese iyo yishyuye banga kuyemera. N'ubundi pastor urabibona, hari umugore avuga ati ndashaka ko duhurira aha, mukahura mugafata icyo kunywa, barangiza bajya kwishyura ukana guha amafaranga ngo ngenda bari wo wishyura, ngenda bari wo wishyura. Kira kintu kirine mbona kibaremyemo, ni kiri ine. Nkuko umwana w'umuhungu abyuka abanga imipira, akora imodoka, umwana w'umukobwa akavuka aheka ibipupe, ni nako muri kamere y'umugore yumva umunezero iyo ari wo umuhaye. Turi kujyana nshuti zanjye, umunezero w'umugore yumva umunezero ari wowe umuhaye. Uzi kubona umugore wawe yifuza restaurant ufite amafaranga wowe? None se nawe ufite uzigurire? Si cyo akeneye kuprovidinga kuri we. Haleluya, haleluya. Umugore umugabo uzi ubwenge kuri ngewe nayaka umugore, urumva nkavuga ko ngiye kuyakoresha iki. Ubundi hari ibinyoma biri holy rega, hari ibinyoma biri holy, I'm sorry, unyumve neza, hari ibinyoma biri holy. Ukambwira ati hari icyo nshaka gukora ugamije kumunezeza wowe. Ibyo mvuze birumvikana? Pastor reka tubwiye ibintu bitari byo, ntacyo nabuze ukuntu mbivuga. Hari ibintu biri holy, biri holistic kameme. Niba wowe nta nayo ufite ukaba ukeneye kumunezeza, yamwaca yaguhe ariko ugenda umunezeza, azatavuga ati umugabo wanjye anjyana muri restaurant ntacyo muburana kandi naye. Aho niho ubwenge rero buri. Amen, amen. Sina mafaranga nayavugaho ibintu byinshi. Nabonye ingo zisenyuka, abagabo ntidutena, I'm sorry to say, ntitujya dutena kubona umugore providing yinjiza byinshi mu rugo kuruta twebwe. Murabizi ko ariko duteye. Umugore yinjiza miliyoni, wohembwa nka 500, ukagira insecurity irengeje urugero. Ukajya kandi abagabo bameze batyo baranduranye. Avuga ko muzagura ibingibi bati urashaka ko ari uhembwa menshi, baranduranye. None se kuba Imana yahisemo kunyuza kuri we ngo urugo rutera imbere, kuki byahinduka conflict? Kandi nanjye niko bimereye, sinabwira ko ngenda umupastori ntabwo mpembwa nk'ayo umugore wanjye, ariko ubwenge narabwize ntituzabipfa na rimwe, kandi ngewe nzamutegeka ndi boss. Turi kujyana nshuti zanjye. Naho ubundi nahitamo ibintu bibiri, swat kureba ubwenge bwo kubana n'uwo mugore winjiza menshi kukurusha, ukabana nawe nta conflict, cyangwa ukemera kuzamura bya ego. Abagabo bagira za ego, ukemera ko za ego zawe zizamuka mugahora muryana. Nshuti yanjye, ko umugore yinjiza menshi ntabwo byakagombye kuba imsuruse y'intambara. Ahubwo menya uko umutwara, menya uko kandi ukaba boss nyine. Mbere yo kugura na parfait kwanza akaguhamagara ati ngure parfait, kandi akabikorana umutima wishimye, atari ko ati nabimenya none harambamba. Oya, kubera ko uri umugabo uzi ubwenge. Amen. Izo narazunze. Kandi kamubwiza ukuri, iyo utarabimenya ntibakubwira icyo bari gupfa. Kereka iyo urebye entre les lignes, kumwe mu gifaransa bavuga, ugasoma hagati y'imirongo ibitanditse, nibwo umenya ko umugabo ikibazo cyaturutse muri complex yuko umugore yinjiza menshi kumurusha. Rero urugo nongere subiremo rwubakwa n'ubwenge. Soreze ku cyanyuma, nagombye kuba ari cyo narangirijeho, ariko byashoboka ko hano hari abatakemera, niyo mpamvu ngisorejeho. Nicyo kiruta byose bavandimwe. Ingo nyinshi yaba iz'abakristo n'abapagani, reka nivugiriza abakristo, zirimo conflict. Iki noneho nanagisinyira nkacyandikaho n'ibitabo. Ngongere mvuge, nagisinyira nkacyandikaho n'ibitabo. Ingo nyinshi z'abakristo nta Mana iba mu rugo iwabo. Ingo nyinshi z'abakristo Imana ntiba mu rugo iwabo. Muvugishije ukuri imbere y'Imana, niryari wicara ugasengana n'umugore wawe, niryari wicarana n'abana bawe ukabasomera Zaburi, niryari vanaho bya bindi byo kuryama by'idini. Mwami Yesu baskoze ederi tuba twarayafashe mutwe, tuba turi record
uzi uri gusengera amasengesho yo kuryama no kubyuka. Mana yacu ndagushimira yuko wabanye natwe ko wagize umunsi wakoze kubyo kurya n'ibyo kunywa, kutugeza mu rw'amahoro, uturinde mu izina rya Yesu, amen. Kandi iyo urugo rukomeje gukura, umugore agera hakibwira n'umugabo akibwira, akajya n'umugabo asanga, umugore nawe akajya ku ruhande akaba abariko baracyari abanyamwuka, abo baracyari n'abanyamwuka, abo ngabo bari hejuru. Ingo nyinshi iwacu, ndavuga ibyo nzi neza, nta Mana ibayo. Imana iba mu rusengero, Imana iba mu magurupe tubamo, ariko mu ngo iwacu ntabwo twigeze twimikamo Imana. Ndagira ngo umenyeshe, niyo mpamvu navuze ngo abagabo ducurike ibintu. Wibwira ko icyo usabwa inshingano zawe ari uko umwana yishyura ishuri, ari uko umwana kandi akiga mu ishuri rikomeye, mutajya munatekereza ngo se niriye. Nagira ngo mbabwire ngo intego ya mbere satanique ya mbere yayishize muri education. Satana azi ko niyica education azaba yisha abantu. Abanyamerika ni ibicucu muri 67 batoye itegeko rivuga ngo nta Mana izongera kwigishwa mu mashuri. Ejo bundi mu Faransa Macron utagira umwana yatoye itegeko rivuga ngo bagomba kwigisha sexualité abana biga muri maternelle. Iyo dukuye Imana mu mashuri, Satana arinjira. Mwebwe nta ruhare mufite bwo kwinjira amashuri, ariko nibura nshuti yanjye ufite uruhare rwo guhora udekoda umwana wawe ibizira yavanye ku mashuri. Hari umuvandimwe wambwiye yaravuye muri mission y'akazi, yari umudiplomate avuye hanze. Ubwo ahura n'umuntu na madamu wanjye barimo baganira, madamu yiprenya atari ko abana bacu tuzabarinda bo tubusambanye. Undi aramubwira tuvuze ngo iki? Atereka twebwe ntabwo ari uko tugisenga. Ati iyo umwana atangiye kumwadoresa, usenga Imana uvuga ngo Mana wambabariye ukanyereka agahungu bakundana cyangwa agakobwa bakundana. Ati iyo ubonye afite umukobwa bakundana, aturanahatiriza umenye ko banaryamanye kugira ngo umekinge ko atari umutinganyi. Kuri bo rero gusambana ntibikiri ikibazo. Ugize amahirwe ahubwo yasambana kugira ngo umenye ko atari umutinganyi, kuko n'ubundi uretse n'ibyo ntiwasanga yarakubanye umutinganyi. Urabizi mwebwe abagabo musore twuzuye umutima w'ubwibone no kurushanwa. Umwana wa Fisi yiga ku Green Hills, nanjye ngomba kumujyanayo. Imwe tukanirida tukimara ngo dukunde turishinge abandi bagabo bagenzi bacu aho abana babo biga. Actually sibo dushakira ubwenge, ni ubwibone bwacu. Tukibagirwa ngo ese ibyo akura hariya bimumarira iki? Uzi kubona wegereye umugabo w'umukristo ati nyamara hariho école chrétienne wajyanye umwana wawe. Unatoya oya, iryo shuri ntabwo riri abana bakomeye, ntabwo ari abana ba ministre biga. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, nutima ikimana mu rugo rwawe ubitsa agahinda, bombe à retardement, agahinda wibikiye mu rugo kazaguturikana mu myaka iri imbere. Aho uzigisha umwana akajya muri Amerika akagaruka yaratoboye amahereni ari umutingaji original, upostinga ku ma website ziki za pornography. Kubera iki? Wibagiwe ko icyo umwana akeneye si ubwenge gusa bwo mu ishuri, akeneye Imana mu buzima bwe. Ari ikintu yavuze pastor wakoze cyane. Ndagira ngo umenyeshe ijambo ry'umubyeyi ku mwana ntabwo ryinjira gusa muri conscience, yinjira muri subconscience. Ijambo ry'umubyeyi ku mwana, iyo ubwiye umwana ngo ibi, niyo mpamvu birivuga ngo hano umwana mwereka inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Ni kubera iki? Ijambo umubwiye rimufiteho autorité ku buryo ryinjira hatabasha gukontorora. Igihe kimwe yastragoringa n'ibyaha risagaruka rimukoreshe kuko ari mubwiye. Hari abantu babiri bafite autorité ku mwana itagira undi bangana. Uwa mbere ni umubyeyi, uwa kabiri ni iki? Ni umubyeyi. Imana tuyihorereye ntigaragara, ndavuga mu isi. Uwa mbere ni umubyeyi, uwa kabiri ni umwarimu. Iyo mwarimu abwiye umwana ngo ababyeyi ntibakabakubite, ataha gutuka. Ariko iyo wamwitanze ukajya umwigisha, ukamusomesha Zaburi, amen, ukamusomesha ibyanditswe, akabona Imana mu rugo. Birigramu yaravuze ngo un exemple iruta 1000 conseils. Kwiri kubwira umwana rero ujye usenga, ahubwo muhamagare musenge abone uko bikora. Ntukiri kubwira umwana wawe ngo soma Bibiliya, yisome asange papa yisome. Amen. Uzi ko bamwe muri mwebwe mutajya musengera n'ibiryo. Mvuga n'ukuri. Kamuga bukarya nyine gusa, ariko nyine amateraniro yagera mugasenga.
rimwe rero umwana rimwe by'ababyeyi nyine birya abashitsi baraza abwira umwana ati ngwino usengera abashitsi, ngwino usengera ibiryo. Ntabyo bamutoje. Arangije avuga ngo ndasenga nka papa, ariko ati nta kibazo nka papa. Papa atangira kwisekesha nka papa ati Mana ubyeze natwe tubyase. Ubwo pastor yari yamusubije ati nuko se musengera ibiryo? Papa nuko avuga buri gihe bagiye gusenga, Mana ubyeze natwe tubyase. Cyo nkundira abana ni abamarayika. Hanyuma abapasiteri iyo baje rero mwinyara mwisonzo mugakanda mu mano, Mana giti cy'inganza marumbo sambi tarumba wowe giti duhagazeho. Kandi ibyo bikore abashyitsi badahari, bikora umwana wawe abimenye ko ariko bigenda mu buzima bwa buri munsi. Noneho handi kuvuga nka pastori, mu bintu ndwana nabyo mu buzima bwanjye mbabwije ukuri, ni ukwimika Imana mu rugo rwacu. Akiga muri maternelle kuko basubirayo buri wa kane no ku rusengero nari off, nta kindi nabikoreraga kugira ngo asange mu rugo ndi gusenga. Kandi nkamutereta nkamubwira ko mugurira goliros, nkamusaba kwaza kumfasha gusenga. Rimwe yigeze kuzura umwuka arasenga numva ngize ubwoba, noneho ndakanwa ngenda mureba. Namwe nikomeze usenge, moi je peux prier en français, no problème, va prier. Arasenga numva umwuka wera, ndaceceka ndamwumva. Amen. Gusenga si ukubimubwira, gusenga si dimanche, nuko abona Imana mu rugo. Ikindi uzi ko dufite za conflict mu rugo iwacu zaratindikaye, conflict gacacu n'abagore. Nibagiye kubabwira ikindi kintu kimwe nize ku mudamu muri communication. Ibi none nabyo byarantangaje. Mugabo nshuti yanjye uri hano, umugore mutaravuga ku kintu ntabwo kiba cyarangiye. Nimushake azakwihorera kuko abonye ko amurushije amahane, akwihorera ubuzima bugende. Numuryoshya umva rugata, ariko ngewe mfite ikintu cyambabaje. Ikihe? Mu kwa gatandatu mwaka ushize ugati burya bwose se twavuganaga mu kwa gatandatu hari ikintu cyakubabaje cyane. Nushaka ubimenye ntibikurugwaho. Twebwe abagabo iyo ingorane zibaye uvuze ngo reka tubyihorere tugenda tukadiringa nabyo muri solitude bikarangira. Umugore ndakurahiye iyo mutabivuzeho ntibizarangiye. Kandi wigira ubwoba ntugire ngo buriya ngo wagira ngo wowe utsindwe. Nabibonye inshuro nyinshi twicara n'inge munyabyaha agahaguruka avuga ati ariko ngenda nakunaniye, rega umbabarire nanjye. Iri sufi yuko mubivugaho gusa. Abadamu nongere sore nyabuna bifate mu mutima, niba mutavuze ku kintu nticyarangiye, niyashakashira imyaka 3 muzongera mu kivugeho. Kandi abakibuka nuko bari wambaye n'imisatsi wari yogosheshe cyangwa utari yogoshesheje, n'ukuntu wari akayuko uzamura intu, ababyibuka neza nkahareje. Ibyiza rero mubivugeho. Amen. Iyo mwimitse Imana mu rugo niho umwuka wera bakoreraho, ndavuga bamwemera, akanabemeza iby'icyaha. Bibiliya ivuga ngo umwuka wera naza azabemeza iby'icyaha. Rero ntabwo mushobora none se yabemeza iby'icyaha gute? Yesu yaravuze ngo 2 cyangwa 3 nibateranira hamwe nzaba ndi hagati muri bo. None nta na rimwe mu ngo zacu tujya tuhashyira Imana ngo Yesu abe hagati muri twebwe. Azakubwira ryari se ko wabaje umugore mutasenganye? Umugore uzumva, urabona ko uzi ko ntushobora gusengana n'umugore wakumva uko asenga ukamenya ko ababaye. Amen. Kwera kwenda wamwemereye yasenga akabwira Imana, Mana urebe, akajya kurega tu kajyumva ko arimo kurega entre guillemets, reka kajya nyura hano akatumurebe, agahinda kacu kiteho, abantu batuvaho ariko we ntuzatuvaho. Uriya bavuga iki? Iyo avuga ati Mana badukunda baduhemukira ariko we ntuduhemukira. Mwene bagavuga ati ngiki kimereye nabi, ngiki Mana uzi ubwenge rero wabimenya, ariko agahinda nimba kubabaje sheri umuntu kuciye bugufi gusa. Amen. Gitabo cy'imubwiriza ibice 4 murongo wa 12 haravuga ngo ababiri barutumwe ngo umuntu yanesha umwe, ariko byamugora kunesha babiri. Asoza ijambo ri philosophique ngo rega ngo akagozi kinyabutatu ntigacika vuba. Amen. Wowe n'umugore mwafatanije mwakura ibitangaza, ariko Yesu nabo wa gatatu bizamera nk'umugozi woheshejwe inyabutatu ntushobora gucika. Imana ishimwe cyane. Wowe n'umugore mwashobora byinshi rwose mubaye umwe. Ni nayo mpamvu ingo zishobora gusustaininga n'Imana idahari, kuko ntabwo abadivorce
n'abapagani ntibadivorce, bamwe barahari bataradivorce batazi n'Imana. Ariko noneho Bibiliya yatanze certitude, iravuga ngo akagozi ko kinyabutatu wowe na Yesu n'Imana ntabwo muzigera mucika niyo byagenda gute. Amen. Tuzana Imana mu ngo zacu. Nge nibaza ko jambo Yesu yavuze ngo ababiri aho bari bahuje umutima, unanye nzaba ndi hagati muri bo. Nibaza ko ryandikiwe umugabo n'umugore, yuko umugabo n'umugore hasi 19 ni muri Matayo ibice 18 umurongo wa 19 n'uwa 20. Umurongo wa 20 ukavuga ngo babiri cyangwa batatu. Nibaza ko Yesu yongeyemo n'umwana. Umugabo n'umugore n'umwana nibahuza umutima bakagira ikintu basaba, Imana izabavana mu bukene, izabagirira neza, izabarindira imiryango. Imana ikunda ubumwe ku buryo yavuze ngo mu bumwe niho yategekeye umugisha. Amen. Kandi burya hari ubumwe charnel, subiremo, hari ubumwe buri mondene. Iyo ufitanye rumwe mwagiye ku Gisenyi n'umugore, Imana ntiyanga buriya bumwe ni bwiza, ariko n'ubumwe butarimo Imana nyine. Ni mwebwe murimo muryoshye. Mu buzima bwacu mu rugo twakagombye kugira ubumwe n'umugore, tukiga kuhashyira Imana. Aha rero ndashaka kuhatinda pe, ariko ndasoje reka gutwara umwana. Bavandimwe, Bibiliya niba ariyo twemera, ku bagabo bayemera, wowe mugabo igufata kuri umutambyi w'urugo rwawe. Uzi ko Bibiliya idaha room, ntabwo isigira kanya umugabo ko kutagira icyo amenya mu byanditswe. Paulo yanditse aravuga ngo nanga ko abagore bavugira mu rusengero, ngo ahubwo ngo niba badafite n'ibyo bazi ngo babibarize abagabo babo mu rugo. Uratekereza? Bibiliya mbega ifata umugabo nkaho ari umuntu wakagombye kubazi, ku buryo umugore nagera mu rugo bati ese sheri bya bintu by'ubuntu bavugaga ni ibiki? Wowe ikuzi nkaho wakagombye guprovidinga, ukabwira n'umugore n'iby'ubuntu, n'ibyo kugaruka kwa Yesu, n'ibyo gushwana, kuko wowe Imana ikubona nk'umutambyi w'urugo rwawe. Noneho va kuri ibyo ngibyo, hari umusore umugabo mwize kusetsa, ntabwo ndi bumuvuga ariko yaransekeje. Rimwe ngo yajyanye n'umugore we mu rusengero, aravuga ngo basome muri Ezira. Arashaka muri Ezira, arahabura arangije umugore batariko sheri, ninde hakuye muri Bibiliya yanjye? Ezira ninde wayikuye muri Bibiliya yanjye? Kandi maze iminsi mbona abana bayikinisha. Ezira ninde wamuvanyemo? Nake byamugoye no kumenya aho yerekeye Ezira. Hari amakupurenzi ngewe aho umugabo amubwira ngo reka duhamagare runaka dusengere, umugore wakabura hareba. Narabibonye agahita yibika umutwe mu maguru avuga ati Nyagasani Imana wantabaye ntasebera aha. Arasenga iki se? Kubera iki? Nta na rimwe arumva umugabo wasenga, nta na rimwe. Mbega bakamutubinga byo mu rusengero, ADPR nabonye ari ibikore iwacu ntibibayo. Ukumva baravuze ngo reka duhamagare Kristo dusengere. Yo umugore akavuga ati Nyagasani Imana kuki umpembukiye? Ibi byemereye iki? Kubera iki? Umugabo we ntarumva asenga, aribaza uko aza gusenga. Kandi kweri hari igihe umuntu asenga ngewe birananira, ukumva bavuga ati ukanyumva muri Mana udagushimiye Mana wowe ukomeye Mana wowe itabara Mana, ukumva byabaye Mana. Kandi agasoza icyokere cyabiza hano ubibona ko yagize pressure, habuze gato ngo upiremo igipimo umutima wenda guturuka. Kandi n'umurokora amaze imyaka 10. Mubwira rero ngo ndabona wagezeyo dusomere. Ati nageze atereka da nari ngihashaka, reka azagereyo asome biriya nkaho wagira ngo nibwo bwa mbere yize gusoma. Nuko kererobu hatavira ntujye usoma Bibiliya nyine, you are not familiar with Bible. Uzi kubona umugore wawe agirira impungenge kugiye kuvuga ibintu by'Imana. Uzi impamvu se? Nuko mu rugo ntabyo mujya muvuga. Ndagira ngo ntabwo ndi bubaze ngo bangahe, ariko nawe ushyire ku gipimo urebe ngo Imana iri mu rugo rwacu ku kigero kingana iki. Ihaba y'abashitsi b'abarokore badusuye, ihaba iyo madamu afite groupe abamo y'abadamu arwana nayo akirwanira n'Imana, iyo nawe ukagira abandi bajama mujya muhura rimwe na rimwe babonye akanya, ariko mu rugo mugahura muryama tujuruma mubuza umwanya. Nshuti zanjye, tugaruri Imana n'igicaniro mu ngo zacu. Imana ibe centre y'urugo. Haleluya. Imana ibe centre y'iki? Y'urugo. Cyane nabibonye ahantu nasengeraga Ikibungo mu rusengero rumwe, aho wabonaga nk'iyo bamagaye umugore ngo naza asenge, umugabo kunawe zakwirwa. Kubera iki se? Nuko mu rugo nyine nta Mana tuvuga, nuko mu rugo nta gakiza twimitseyo. Abana bacu ndagira mbabwiza ukuri, abana bacu
uwakora nka research nkajya nza mu ngo zanyu nkabareba abana banyu bafite za dessin anime bafashe mu mutwe, bafite abandi iyo bakunda imipira bazi Messi na Ronaldo neza, ariko mwegera umubazi by'Imana wumve burya umwana niwe shusho y'Imana iba mu rugo rwacu. Uzegera Imana uzamenya neza ko urwo rugo rubamo Imana cyangwa rutayiba. Noneho rero umugabo wabaye umunyamwuka yabirekeye umugore we, madama azajya bigisha, madama azajya bigisha. Ntabwo Imana izabaza umugore na rimwe izi nshingano, irabizi ko ari wowe. Yavuze ngo umugabo akwiye kujya asobanurira ibyanditswe abagore baba bageze mu yo banza narengeje n'igihe sinanarebye. Imana ibampera umugisha. Noneho ndasoje, Yesu abagirire neza, amen. Mbibutse ibintu 5 tugomba kugira mu bwenge nk'abantu b'abagabo. Icyambere ni ukumenya umugore uwo ari we. Nshuti zanjye, twite ku marangamutima y'abagore bacu, twabivuze. Icyakabiri twavuze communication. Tuvuga communication icyo ari cyo, babwiye ibintu 2. Umugore iyo mutavuga ku rukundo rwanyu, muvuga logistique, ntiba mwavuze. Icyakabiri, ntuzigere na rimwe wibwira ko ibintu byarangiye mutabivuzeho. Ifo ko mibonera umwanya mukabiganiraho. Kandi iyi ni nayo nama y'abapsikologe n'abandi bantu bizi icyo bita conflict management. Conflict ishira y'abantu bayivuzeho. Icya gatatu twavuze iki munyibutse? Icyerekezo. Icya kane tuvuga amafaranga nayo numva nayandikaho igitabo. Icya gatanu twavuze ngo nitugarura Imana ibe mu rugo rwacu. Ibyo bintu 5 nitubikora dushize mu bwenge. Yesu yaravuze soza ku bwenge, aravuga ngo burya natangajwe n'ibyo yavuze, ubwenge ngo bufite abana, ngo abana b'ubwenge ngo bagaragazwa n'imirimo yabwo, ngo kandi iyo umuntu acecetse ngo ugira ngo ni umunyabwenge, ngo ariko iyo abumbuye akanwa ngo nibwo umenya uwo ari we. Ndabasabye bagabo bagenzi banjye, nimugije kubumbuza akanwa ubwenge. Kandi noneho hari ibyo nose ko ntabufite. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo ninde ubuze ubwenge nabusaba umwami Imana ngo izamuha yo itanga itisha. Saba ubwenge kugira ngo wige kuyobora urugo rwawe. Ubundi umugabo wese yavutse naturellement ari umurideri, kuko niba byonyine kuba Imana yakugize umugabo automatiquement you are a leader. Kubera iki? Uri umurideri imbere ya byose y'urugo rwawe. Amen. Bibiliya yashize igipimo kuri leadership. Bibiliya ishyira igipimo kuri leadership, yarabyoroheje ibigira de base. Ngo ari umuntu wifuza kuba umwepiskopi bazaba agize neza, ngo ari wifuza kuba pastor ati rwose azaba yifuje neza, atari ko dore igipimo ni urugo rwe. Ngo kuko utazi gutegeka abo mu rugo rwe atategeka umurimo w'Imana, atategeka abo mu nzu y'Imana. Bagabo bagenzi banjye, nawe ishyire ku gipimo wirebe neza mu rugo rwawe bimeze bite. Nibura kuri ibi bintu 5 witute ku mugore wawe. Amen, amen. Ibindi turabivuga. Yesu abaho umugisha. Katwongere Yesu amashyi menshi. Imana ibagirire neza. Karibu. Si dusengeho gatoya. Duhaguruke dusenge. Gusenga, tugiye gusenga nuko nguko. Nkunda kubivuga kenshi, Imana ntabwo yumva amagambo tuvuga. Burya Imana ntiyumva Icyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa Igiheburayo cyangwa Ikilatini. Imana yumva ururimi rw'umutima. Iyo tubwije ukuri ku Imana mu mutima, Imana iratwumva. Twese hano ndibaza ko dukunda ingo zacu. Ndibaza ko twese dukunda ingo zacu. Pastor yaduhaye imibare iyo mfite iri récent, iyo mfite imibare iri récent. Mu bihugu byateye imbere divorce igeze kuri 80%. Divorce igeze kuri 80%. Mu bihugu bimwe byo muri Amerika yo hagati nko muri Venezuela, divorce igeze kuri 4/5. Divorce igeze kuri 4/5. Kandi ibyo ngo babibara batashizemo contract. Mwibuke muri Amerika bo bashyiraho na za contract, bakavuga ngo tuzabana imyaka 5, niba ngombwa tugire gute tuyire nouvelle. Uriya nayo ubwayo ni divorce kuri ngewe. Uko irangiye ikarangira nayo ni divorce. Muri 75 hari igitabo cyitwa Satan le prince de notre vieille planète Terre. Ni igitabo cyanditswe muri 75 cyagiye kivuga iyo mibare. Byari bigeze kuri 4/6. Eshatu nako kuri 6 muri Amerika. Ubu rero bigeze niburi ngo 10 muri Amerika 8 zira divorce. Kandi none ikibabaje baravuga ngo 70% y'abadivorishije barongera bakadivorce buri. Nta mahirwe y'ibya kabiri. Mugano w'Abanyarwanda wirukana ugugu nigufa ukaza none uri mirabunguri. Nshuti zanjye, wa wundi mwata Bibiliya ivuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe. Bivuga iki? Nuwo nyine, nuwo mukuru. Amen.
divorce nta kimaze. Kandi reka mbabwize ukuri, umugabo wifuza divorce niwe mugabo mubi nongere mbivuge. Kubera iki? Niwe mugabo udakunda nabo yabyara. Kuko baravuga ngo nakunze Rutayisire uko yavuze, yaravuze ngo niba wifuza kuzagira impano nziza uhereza abana bawe ngo uzabakundire nyine. Niba abana bawe bakunda, hari impano nziza wifuza kuzabaha, si amashuri meza, si uko wabajyanye ku bikinisho no ku mazi, uzabakundire nyine. Kandi nta kindi, uzi kubona umwana aje agasanga muri dispute, murimo mushwana na mama, yaba umuhungu yaba umukobwa, iteka ryose amakosa bari kuri papa. Mwarabibonye? Yewe nashaka bari uri kukuniga yavuga ati papa munige cyane, mama munige cyane, n'ubundi cyarananiranye cya papa, niyatabaza uko byagenze. Mu yandi magambo rero biragusaba ubwenge ngo abana bawe uzagira icyo bavanamo niba bakunda, kandi ibyo bigomba gukorerwa kuri mama à travers de sa mère. Reke dusaba Imana ubu bwayo iduha ubwenge bwo kubaka ingo zacu. Amen. Ziba ingo zubatswe n'ubwenge, abagabo b'ubwenge. Ya ndirimbo y'abadive ngo hari abagabo b'ubwenge bazi kurinda ibyingo zabo. Dusaba Imana iduha ubwenge. Reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane uburyo hari ubuntu bwawe bwinshi ujya utanga ukabusuka ku bwoko bwawe. Aba bagabo barahangaha bitabiriye n'imitima ikunze kugira ngo baze tuganire muri uyu mwanya, bumve. Niyo mpamvu batuje bagafata amakaramu bakemera kwigishwa, ahari bazi byinshi kurenza n'ibyo mbabwiye. None Mana tuguciriye bugufi kubwo kwizera, dusaba ngo ubuntu bwawe, ubuntu bwinshi bwa bundi butuma duhera ubusa ntacyo dutanze ibyo tugusaba, uduhe ubuntu bwawe buduhesha ubwenge bwo kumenya uko tuyobora ingo zacu, buduhesha ubwenge bwo kumenya uko dutwara abadamu bacu. Duhumura amaso, uduhe kubamenya, tubamare umubabaro aho twabateye agahinda, tubabere umunezero aho twabababaje, twige kubatega amatwi, twige reka umunezero uze mu ngo zacu, rimbura za konfligiti nk'uko umugaragu yavuze Paulo, he kugira umuzi usharira umera mu ngo zacu, ngo abadamu bacu bagendana agahinda ku myaka 50 buzure za depression, abakamye mu rukundo ongera ubongerera urukundo, bibutse iminsi ya kera, bibutse ko nta cyiza babona abakobwa bato, garura umutima wabo, bagirire neza abatumvikanaga n'abagore babo, bongerera ubwenge, bere kuko bakwiye guhandura ingabire bibazo. Mu izina rya Yesu mbasabiye grace, mbasabiye ubuntu bwawe, nsabye ubuntu kuri buri muryango kugira ngo uze kuri twebwe, turindire ingo Nyagasani muri iki gihe cy'ingo zisenyuka, muri iki gihe Satani abipromotinze, uturindire ingo nkukurinda karungu mu mahwa. Mu izina rya Yesu uturindire abana, uturindire abadamu, uturindire abagabo, uturindire abakozi, uturindire ababyeyi, uturindire abavandimwe, uturindire ingo Nyagasani, kuko uri Imana y'ubuntu. Twakiriye ubuntu bwawe, ubuntu butubashisha gukora ibyiza, ubuntu butubashisha kuba abagabo nyabagabo, ubuntu butubashisha kuba abagabo b'ubwenge, kugira ngo abadamu bacu batwirate, birate ko badushatse, birate ko twabashatse, birate ko babaye abagabo beza, maze biratere kubaha Imana. Urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu.